harya ngiye kukina nawe bita mwita shado twesani wawe twasani twakwa gusa gukira nawe twakwa meze neza se ewa na nyine urebye anyine mani boy nayo naragukunze kabisa tiwale ba ubundi ngenda kubara muvana mbana ugize ute mbangize taki takura bizi none se sister wankundi iki nirebye mwana ufite tuza ewa n'ibintu by'ikofi n'ubagura kubira ati nyine najye mitangwa moto gucyo gusa mitano mva nagukunze ndagukunda cyane rwose ewa nanjye buriyo nkubone mitangugirira courage ngirira courage ewa nanjye nyine ndafatika ntabwo ubu byumva se kora wowe ndafatika mwana indumane zawe umeze neza se man home ngo neza nzana gutakareho muri ghetto cyangwa ntabwo bagenyewe nge mba nahatwitse uzanabaza uba ghetto Nyarugenge nyine nanjye mu gasyata gato nanjye mba n'Kicukiro ariko tuzahuza nari umukapa ngagendere nzagutakaraho nawe ngendere nari bitu rw'Imana yacu nawe ko oh haleluya ufite ikihe kibazo ubugwayi bw'umutwe urizeye se ile la pratique la chimera biologie uri Imana nziza Imana yo kwiringirwa wavuganye natwe kenshi Kristo mweretse uyu mwana muto w'umukobwa dore afite ikibazo cyo mu mutwe ndakwinginze ngo numugereho nyiringabo Imana numukize Uwiteka Imana numugirire neza oh haleluya Yesu urakoze lashimira pratique tutaye era byatsi rashimira biologie Imana iri kumbwira ngo uyu nanga ari umuti usanzwe ni ibidayimoni ariko kubera ko tuzi ko Imana iyivuze biba yategeka bigakomera kwizera kwawe kuragukije akaragahungura mukarashaka kutsoma nje nta mwanya mba mfite wo gusoma turadusore tudafite icyo dufite nta n'amafaranga tuba dufite kandi nje mba nshaka bamwe babasore bamwe barenze pana turadusore turi hasi Iumeka sinzahungabanywa n'ibigwigwiswa havugwa yuko ejo hanje hatari heza hashingiwe ku biri kumbaho Zoronge Ibaya none se mukobwa ukunda iki hano muri make hano waje ushaka iki waje uje kureba iki sister mezeze umeze sister Asha muri nka ari umwe ari umukobwa uwo mukobwa ari umukobwa undi ari umuhungu ngiye muza ngiye gutereta no nyine ugiye gutereta uwo muhungu mwiteretera abakobwa batereta abahungu noneho agitinga utereta uwo muhungu ntaribi anyine mani boy nayo naragukunze kabisa tiwale ba ubundi ngenda kubara muvana mbana ugize ute mbangize taki takura bizi none se sister wankundi iki nirebye mwana ufite tuza ewa n'ibintu by'ikofi n'ubagura kubira ati nyine najye mitangwa moto gucyo gusa mitano mva nagukunze ndagukunda cyane rwose ewa nanjye buriyo nkubone mitangugirira courage ngirira courage ewa nanjye nyine ndafatika ntabwo ubu byumva se kora wowe ndafatika mwana indumane zawe umeze neza se man home ngo neza nzana gutakareho muri ghetto cyangwa ntabwo bagenyewe nge mba nahatwitse uzanabaza uba ghetto Nyarugenge nyine nanjye mu gasyata gato nanjye mba n'Kicukiro ariko tuzahuza nari umukapa ngagendere nzagutakaraho nawe ngendere nari bitu makuru yawe se amakuru ni fresh mazina ni ngongokiza amazina nitwa Niyonsenga Eric ariko banzi nko kuri sinonona tu kuri comedy
njya ngerageza no na sukuru. komedi uragerageza. Yeah. Basi se wumva ari nk'iherore wabasha gukina muri komedi? Nshobora gukina ni pasiteri, ntabyo njya mbishobora. Uri pasiteri? Yeah. Kubwiriza cyangwa pasiteri ashobora kuba akora ibintu byinshi. Basi ducishirizaho akantu gatoya kagaragaza ko uri pasiteri. Suppose that wenda ndi nko gusengera umuntu afite nk'ikibazo. Yego, ngaho se ducishirizeho turebe. Mbega urukundo rw'Imana yacu oh haleluya. Ufite ikihe kibazo? Ubugwayi bw'umutwe. Urizeye se? Ile la pratique la chimera biologie. Uri Imana nziza, Imana yo kwiringirwa, wavuganye natwe kenshi. Kristo mweretse uyu mwana muto w'umukobwa, dore afite ikibazo cyo mu mutwe. Ndakwinginze ngo numugereho Nyiringabo Imana, numukize. Uiteka Imana, numugirire neza. Oh haleluya, Yesu urakoze. Lashimira pratique tutaye. Era byatsi rashimira biologie. Imana iri kumbwira ngo uyu nanga ari umuti usanzwe. Uyu nanga ari umutwe usanzwe. Ni ibidayimoni. Ariko kubera ko tuzi ko Imana iyivuze biba yategeka bigakomera, kwizera kwawe kuragukije. Amina.